Nshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro byacu, twongeye kubasuhuza tubashimira umuhate n'inyota Yesu akomeje kubashyiramo kugira ngo mwige, kugira ngo mumwegere, kugira ngo mukomeze mubane nawe, kugira ngo mukomeze mwakirwe nawe. Kuva uyu mwaka watangira ngira ngo mwarabibonye, mwarabyumvishe. Icyambere kirabibabwira impamvu y'ibyo ngiye kubabwira nuko iminota y'ibiganiro byiyongeye. Hari abambwiye ko iminota yabaye myinshi, hari n'abandi bavuga yuko ibiganiro birangira bagishaka kumva. Ubwo tuzakomeza kugenda tuvanga ibiganiro bimara igihe kirekire n'ibiganiro bimara igihe gitoya. Ariko ikigaragara cyo nuko twinjiye mu biganiro byimbitse, dukomeje kugenda twiga amagambo akoreshwa muri Bibiliya kugira ngo buri muntu ajye akoresha ku giti cye, ni nacyo kigambiriwe. Ariko nimureba neza hari ibintu nirinze kuvugaho cyangwa natinze kuvugaho. Kubera iki? Kuko nagira ngo tubanze tumenyerane mu mikoranire, kandi tumenyerane no mu nkoranya magambo y'ijuru, icyo bita dictionnaire y'ijuru. Uyu munsi rero ndagira ngo mbanze nongere mbibutse ko nigeze kubaha umukoro ku butatu butagatifu. Sinzi na mwarawukoze cyangwa mutarawukoze, ariko uyu munsi nagira ngo nanone umuntu arebe indirimbo yumva, arebe amasengesho avuga, arebe ibyigisho ahabwa, ndetse arebe atihenze ikiri ku mutima we, cyangwa se ajye mu mutima we, yibaze niba atemera ku rurimi Imana imwe, ariko mu byo atekereza, mu ndirimbo yumva, mu buryo asenga, akaba ari inyuma y'Imana eshatu. Nongere mbisubiremo, ntabwo ndabaho igisubizo kubera ko byarushaho kuvanga abantu benshi, cyangwa se nanjye ubwanjye nkivangavanga ngira ngo ndimo kubavangurira. Ariko igisubizo nta handi kizava, kuko nzi ko ibyo bintu mubifite, mwabihawe, mwabyakiriye. Igisigaye ni ukubishyira ku murongo, buri muntu atekereze neza niba azi neza ko Yezu Kristu ari we Mana, ari we nzira, ukuri n'ubugingo dukurikiye. Kugira ngo rero bibashe kuborohera, nari nababwiye ko umuntu ajya mu mutima w'agatekereza, yasanga byumva neza akarekeraho. Uzumva afite akantu ko kugingimiranya, azaba zo baturanye cyangwa uwo babana hafi, mbere yo kujya gushaka ababyize bakabiminuza, kuko nubagera imbere n'ubundi bazagucanga bakakuvanga kurusha, bakagushyira kure y'aho waruri. Ariko mwongere mwibuke, mwongere mubifate neza, kutamenya Imana usenga ni nko guhaguruka ugiye Cyangugu, ufite gahunda yo kujya Cyangugu ugafata bisi igana Kibungo. Kutamenya Imana usenga ni uko ijuru ryawe rifunze, ridashobora no gufunguka na gatoya. Niyo mpamvu nongeye kubigarukaho, uyu mukoro mu wibandeho. Ubundi si byose nirirwa mbabwira, ibi byose twirirwa tubasakuriza, tubatesha igihe, ngo ni ukugira ngo harya bigende bite. N'iryo juru tugamije, n'iryo juru mbahamagarira, ni naryo tugiye kuganiraho uyu munsi. Hari aho mperutse kubaza, kandi nanjye narabyibajije, kandi namwe nabibabajije. Ubundi uyu munsi ugeze mu ijuru cyangwa uri mu ijuru wakora iki? Abenshi murahita munsubiza, kubera ko ibyo byose mbyita igipindi. Ngewe nakirwa ndamya Imana, nakirwa mfukama imbere y'Imana. Undi w'umugabo utabeshya azambwira yuko yaba agiye guhembuka, akicara akarya, agahabwa ibyo atigeze ahabwa. Undi kubera ibibazo binyuranye, kubera n'amashyari yacu buri munsi, akaba yumva ko azaba agiye kwihorera abamugiriye nabi, none akabahagarara hejuru. Abamwimye nawe akaba yashobora kubima, cyangwa se akaba yazabasha no kubacira urubanza no kubahagarara hejuru. Undi azakubwira yuko azaba agiye kuba igikomangoma cya Yezu Kristu. Undi akakubwira ko azaba agiye kwicarana n'Aburahamu. Undi buri wese afite igitekerezo yiha cy'ijuru. Yewe utekereje neza wasanga buri wese yashushanya ijuru ku giti cye. Nihuse rero nabwo nibyo ndaza kubabwiraho ku buryo burambuye.
ariko icyambere nababwira nuko ijuru turirimo, ijuru ntago ari inzozi z'ejo cyangwa se imikino y'abana bakina iby'abantu bakuru. Mumenye neza ko ijuru nubaka cyangwa wubaka uyu munsi, ijuru wowe uturamo uyu munsi ni naryo juru ryawe ejo. Ndabashishikariza rero kumva ko igihe cyose ubuze mu mwanya wawe imbere ya Yezu, aho Yezu agushyira, uba wigambanira wowe ku giti cyawe, uba utabagenzi bawe mu nama, kandi ugambanira ingoma y'ijuru. Nibyo rero tugiye gukomeza tukureba. Ijuru mu by'ukuri ni ukugira akamaro kuri wowe no kugira akamaro mu muryango ubarizwamo. Ahubwo se ko kutibeshye urumva wakirirwa upfukama imbere ya Yezu kuva mu gitondo imyaka igashira, urumva wabishobora? Niba utabishobora hano ku cyumva uzabishobora ejo. Turekeraho kwibeshya, turekeraho kwishyeshyenga, turekeraho kwibeshya. Ijuru ntabwo ari ubuhungiro bw'imburamumaro, ntabwo ari ubuhungiro bw'imburamukoro. Ibyo ubamo hano nibyo ukomerezamo, nibyo uzakomerezamo. Ijuru ni ukumenya gutanga kugira ngo nawe uhabwe. Buri wese agatanga mu mpano ye, buri wese agatanga mu ngabire yahawe. Twahawe ku buntu, dutange ku buntu. Niba uyu munsi uri nyirakigunu, niba uyu munsi ayo uciriye ushaka nayo kuyahanagura ngo wongere asubize mu nda yawe, umenye ko ijuru ryawe ari iryo ngiryo, ari nuko nguko uzaribamo. Ijuru ni ugukura mu bwenge bw'Imana no mu rukundo. Ese uyu munsi ufata umwanya ungana iki kugira ngo wumve icyo Yezu Kristo akubwira, kugira ngo wumve ijambo ry'Imana? Kuko uko waguka mu byo Yezu akubwira, mu byo Yezu agukeneyeho, ni kuba wagura ijuru ryawe n'irya bagenzi bawe. Ijuru si ahantu, nongeye mbisubiremo, ijuru si ahantu, ahubwo ni imitekerereze n'imimerere. Ijuru ni imitekerereze n'imimerere, kandi umenye ko imitekerereze isigara ku isi, ariko imimerere yabyawe n'imitekerereze wari ufite iyo iraguherekeza. Ibikorwa byawe, ibyo bikorwa bibyarwa nuko watekereje cyangwa se wakiriye ukwemera, byo biraguherekeza. Iyo upfuye ntabwo upfuye nk'uko tubitekereza, ahubwo uhinduye adresse, ugatakaza iki gishishwa cy'umubiri cyangwa se uyu mukungugu w'umubiri, ubundi ugakomeza ubuzima nk'uko wari uburimo. Gusa ikiyongera nuko noneho ukomeza ufite imbaraga zirenze ufite uyu munsi, ufite ubushobozi burenze ubwo ufite uyu munsi, kuko uyu mubiri uraturemerera. Hari byinshi tutabasha kubona, tutabasha gukora kubera ko uturemereye. Reka rero tugaruke ku kwemera kwacu, aho kuba ukwemera nyakwemera kwe kuba ukwemera ko ku rurimi. Iyo dusomye mu Banyakorinti ba mbere mu mutwe wa 12 umurongo wa 12 n'uwa 13, iki gice kirimo isomo ryiza, ariko ubwo nshaka gusoma aravuga ngo mu by'ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose nubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe. Niko bimeze no muri Kristo. Uyu munsi nagira ngo buri wese ahari, niba yarabatijwe, ibyo yabatijwemo yaba amazi make cyangwa se menshi, ibyo ntabwo ari cyo kibazo cyanjye, ariko niba yabatijwe yumve ko uwo munsi yabaye urugingo rwa Kristo. None se utekereza ko uzaba urugingo wapfuye cyangwa uru rugingo uyu munsi? Bakomeza batubwira ngo twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa se abigenga, twese twuhiweho roho umwe. Abacakara ni iki? Ni abantu babasha kumenya babwirijwe. Abigenga ni abantu babasha kumenya birwanyeho. Icyo waba uri cyo cyose muri ibyo ngibyo maze kuvuga, nushake ube warigishijwe cyangwa wigishwa, nushaka ubyigezwaho, icy'ingenzi ni ukumenya yuko mu mubiri wa Kristo ufitemo umwanya, kandi uwo mwanya ufite nonaha ntabwo uzawugira ejo. Ngingoma ya Yezu Kristo, ngingoma turimo kuva uyu munsi kugeza ubuziraherezo,
igihe cyose rero twakira urukundo n'ukuri niko tuba twongera twagura isanzure cyangwa se twagura ingoma ya Yezu Kristo. Abenshi rero bari bumbwire kandi nanjye ubwanjye nabisubije kenshi, navuze kenshi, Yezu asingizwe, Yezu akuzwe kuko yabashije gutuma ntera imbere kuri icyo kintu. Ijuru twaryemezwa n'iki? Hari uwaba yaragezeyo akagaruka? Murekeraho igipindi, nuko nguko nari imeze, nuko abenshi tumeze. Oya, ndavuga ngiye niko nari meze, mwebwe ndabizi muri abana beza, ntabwo ibyo ngibyo byababaho ntibikabeho. Reka dusome muri Luka 16:27-31. Umukungu arongera ati, mubyeyi, ndagusabye ngo wohereze Lazaro kwa data, kuko mpafite abavandimwe 5, agende ababurire ejo nabo batazaza aha hantu h'ububabare. Abrahamu aramusubiza ati, bafite Musa n'abahanuzi nibabumve. Ndatoya mubyeyi Abrahamu, ahubwo umwe mu bapfuye nabasanga bazisubiraho. Abrahamu arongera aramusubiza ati, niba batumva Musa n'abahanuzi, naho hagira uzuka mu bapfuye ntibyabemeza. Hari ikindi se twongeraho? Mutegereje umuntu uzazuka kugira ngo mubashe kwemera ko ijuru rihari? Ariko noneho ngarutse kuri aya magambo arimo ibintu byinshi cyane, ntabwo ndi bubitindeho uyu munsi. Ndashaka kuvuga ku kintu kimwe, Musa n'abahanuzi. Ibindi byo tuzagira umwanya wabyo kuko iyi ngingo ni ndende cyane. Iyo batubwiye Musa n'abahanuzi, abarebye ikiganiro cya 16 AM nabigarutseho bikuryo buhagije, ariko mumenye ko Musa n'abahanuzi iyo bivuzwe muri Bibiliya baba bavuze ijambo ry'Imana ryose. Ubwo mu yandi magambo Yezu gusubiza kuri iya cyangwa kuvuga kuri yashaka kutubwira iki, nta handi wabona igisobanuro cy'ijuru uretse mu ijambo ry'Imana. Ntago ari umuzimu cyangwa se uzaza kukubwira ijuru nta handi uzarisanga uretse mu ijambo ry'Imana. Ubwo muri mumubwire muti turarisoma ntabyo dukuramo, reka tubirebe rero. Ikibazo cya mbere rero nshaka kutwisubiza, ijuru ese ni rimwe cyangwa ni menshi? Iki kibazo kugira ngo gisubize ndagira ngo mpite mbohereza muri Dawuri mu ijuru. Abayivuga mu Gifaransa turavuga ngo Notre Père qui est aux cieux. Ntago ari aux cieux, ni aux cieux. Ni ukuvuga ko atari ijuru rimwe. Nituza gusoma muri Isaïe 37:16, ubwo nanone muze gusoma muri y'Igifaransa, baravuga ngo Uhoraho mugaba w'ingabo, Mana ya Isiraheli, wowe wicaye ku bakerubimu, ni wowe Mana wenyine y'abami bose bo ku isi, kuko ari wowe waremye ijuru n'isi. Ijuru hano barivuga mu gihe uvuze mu Gifaransa ni cieux et terre. Ayo magambo niyo muri Dawuri mu ijuru. Ayo magambo dusanga muri Isaïe 37:16, tuyasanga n'ahandi hantu henshi. Narebye mbona ari ahantu 27 muri Bibiliya. Atwumvisha neza ko ijuru atari rimwe, cyangwa se ijuru rigizwe n'amajuru menshi. Nge nababwira ko ahubwo ijuru rigizwe n'amajuru menshi, ntabwo ijuru ari rimwe. Kubera ko ibyo mbabwira cyangwa mbabwira buri gihe nzajya kwishaka muri Bibiliya, ntabwo byari binaniye ko nakoresha ibyo ku ruhande, ariko nzajya ngendera kuri Bibiliya nubwo bigabanya uburebure cyangwa se uburemere bw'isobanuro natanga, kuko ngiye kwishaka kandi byamfasha kurushaho. Ariko nzajya nguma muri Bibiliya kugira ngo twumvikane neza kubakurikira cyangwa kubemera Bibiliya. Amajuru ni 2, hakabaho igice cya 3 cy'umwuka. Iyo ni Bibiliya. Reka rero tubirebe, ubwo turabireba gahoro kugira ngo tugende gahoro tubyumve. Ariko mumenye yuko ibi bice uko ari 3, igice cy'ijuru rya mbere, igice cy'ijuru rya kabiri n'igice cy'umwuka, ari nacyo tubarurirwamo, bigiye byubatse bitewe n'uko abantu bameze.
niba ukunda inyama n'inzoga ubu ni ukuvuga kuri mu gice cy'umwuka cy'abakunda inyama n'inzoga. Niba ukunda kwigisha no guhugura abantu uri mu gice cy'abantu bakunda kwigisha no guhugura hano ku isi, ni ukuvuga ngo abari ku isi yose ugomba mufite aho muhurira kimwe n'abari mu isi y'umwuka nabo mufite icyo muhuriraho. Ariko reka nze ngende noneho mpere ku ijuru rya mbere. Ijuru rya mbere ni ijuru ribanza riri kure urwo kuba kure cyangwa se kuba kure, ntabwo ari kuvuga kure bya hano byo kuvuga ngo kure nk'uko mu Rwanda tuvuga ngo ni kure cyane. Oya, iyo tuvuze kure naho Imana iri. Aho rero iryo juru Imana irimo cyangwa se riri hafi y'aho Imana iri ni ijuru rirangwa n'abantu baba mu rukundo mu byo batekereza cyangwa bakora byose. Ikiranga iryo juru ubwo ndabaha amagambo bijyana cyangwa se n'ibindi bimenyetso byo muri byerekana iryo juru cyangwa se bishaka kutubwira iryo juru. Ni ubushyinguro cyangwa tabernacle. Iriya tabernacle cyangwa ubushyinguro turi mu ijuru rya mbere, aho uzabisoma ukabonamo buriya bushyinguro ni ukuvuga ko bazaba baguciriye isiri mu kuvuga ijuru rya mbere. Amagambo yandi akoreshwa kuri iryo juru rya mbere ni ijambo inkoramutima. Iryo jambo inkoramutima ubwo nirushyira mu gifaransa ni fidèle. Amagambo nanone yandi ajyana n'iryo juru rya mbere ni ukuvuga ngo kuzajya uhura nayo muri Bibiliya uhita umenya ko barimo kukwicira ijisho ko ari ijuru rya mbere ririmo rivugwa. Naho uzasanga bavuga Yuda, bavuga Siyoni, aho uzasanga bavuga umusozi, aho uzasanga bavuga amaraso n'umubiri. Ubwo no kuvuga amaraso n'umubiri bya Yezu cyangwa se amaraso n'umubiri. Naho uzasanga bavuga zahabu. Reka dusome Matayo 25:23 baragira bati, shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Aya magambo kubera ko ari abatubwiye zahabu, wabaye indahemuka mu bikeya, ntabwo ari zahabu ubwo wenda ndabivugaho ibyo iri hejuru gatoya, ahubwo barimo kutubwira wabaye inyangamugayo. Ari nabyo navugaga ari hejuru bivuga fidèle mu bintu bikeya. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu umeze gutya cyangwa se ijuru rivuga gutya rari mubona mu ijuru rya mbere. Ubwo rero nk'uko nawe babwiye, ikintu cyo mu ijuru cyose cyangwa cyo muri Bibiliya kigira n'icyo bibangikanye. Aha rero bibangikanye n'iki? Bibangikanye n'ukuzimu kw'abadayimoni cyangwa se enfer démoniaque. Ijuru ry'Imana ryo hejuru nivo ya mbere cyangwa se igice cya mbere ribangikanye na enfer démoniaque. No kwa ngo iki gice cy'ikuzimu kw'abadayimoni giturwamo n'abantu barangwa n'ibikorwa bibi, kuko hejuru twabonye ko ari urukundo. Ubwo no kuvuga ngo abatari mu rukundo ni hariya babarizwa. Ijuru rya kabiri ryo rituwe n'abantu bari mu kuri, binjirira mu kuri kugira ngo bagire ibikorwa bakora, binjirira mu kuri. Abo ngabo Bibiliya batubwira ibita abatowe. Nibo batubwira muri Matayo 22:14 bavuga ngo koko hahamagarwa benshi hagatorwa bakeya. Ni ukuvanga amagambo bijyana nk'uko nabivugaga ari hejuru navugaga yuko bavuga tabernacle cyangwa se ububiko bwera. Hano noneho haba hari ingoro. No kuvuga ngo habanza ubwo buturo bwera buri imbere tabernacle, inyuma hagakurikiraho ingoro. Iyo ngoro ari nayo ijuru rya kabiri. Ubwo andi magambo bijyana ubwo nayo ni Isiraheli. Hejuru twabonye ko ari Yuda, ni Yerusalemu. Hejuru twabonye ko ari Siyoni. Ni agasozi. Hejuru twabonye ko ari umusozi. Ni amazi. Hejuru twabonye ko ari amaraso. Ni umugati. Hejuru twabonye ko ari iki? Ari umubiri. Ni zahabu. Hejuru nako ni umuringa. Hejuru twabonye ko ari iki? Zahabu. Urumva ko n'ibintu biranga byamaze kumanukaho gatoya mu rwego rw'agaciro. Iryo juru rero ryo ribangikanye n'iki? Ribangikanywe na enfer satanique. Kubera iki? Kuko
Satani ijyana ku kinyoma. Twabonye ko abantu bari muri iri juru ari abantu binjirira ku kuri kugira ngo babashe gukora ibikorwa. Ubwo rero ikibabangamira cyangwa se icyo bahanganye nacyo ni Satani. Satani itandukanye ni dayimoni kuko bitari mu rwego rumwe. Satani ntakana ugereranyije na dayimoni. Ubwo rero isi ya gatatu ari nayo itureba ni isi y'imyuka. Hejuru tumaze kubona muri Matayo 22:14 bavuga ngo koko hahamagarwa benshi hagatorwa bake. Ngo iyi si y'umwuka ni twebwe abahamagawe, ni twebwe abamaze kwakira ibimenyetso by'ijuru, twabatijwe cyangwa se twamaze kwakira ukuri, turi mu rugendo. Ubwo rero muri Bibiliya babarangwa n'iki? Ni igikari cyangwa se parvis. Ni igikari. Wenda basoma umuzarebe muri Zaburi ya 92 na ntibeshye 14 bavugamo kino gikari. Ariko iyo bavuze igikari le parvis du temple baba bavuga abo iyo kiliziya. No muri Apocalypse 12 cyangwa se 11 ntabwo mbifite, naho babigarukaho bavuga ngo urebe imbere muri temple, urebe hose, ariko we ku ruparuve we kwifata ibipimo. Kubera iki? Kuko ruparuve icyo gihe yari ikuwemo. Ubwo rero icyo nababwira nuko abahamagawe barimo ingeri zose. Izo ngeri zose no kuvuga ngo hari abahamagawe turi kumwe hano ku isi ariko bari mu ijuru rya mbere, mbafitiye ishyari, ariko murumva ko ari ishyari ryiza n'ubwo iryo jambo ritabaho. Hari abahamagawe bari mu ijuru rya kabiri, abo ngabo nabo mbafitiye ishyari ariko ritari ryinshi nk'iry'abambere. Noneho nkababwira ko hari n'abahamagawe bari mu bishakisha cyangwa se bamaze kumanuka, bari kwa shitani cyangwa se bari no mu madayimoni, kandi turi kumwe hano. Ingaruka zabyo nibyo zo tugiye gukomeza kugenda tureba. Iyo dusomye mu Byahishuwe 22:8-9, ubwo ndagira ngo mbumvishe yuko n'umuntu uri hano ku isi abarurwa mu rwego rw'abamarayika, abarurwa mu rwego rw'ijuru. Uwo muntu ari urugingo rw'ingoma ya Kristo, ari urugingo rw'umubiri wa Kristo. Napfukamye imbere y'umumarayika, ibyo ni Byahishuwe 22:8-9. Napfukamye imbere y'umumarayika wabinyerekaga kugira ngo musenge, ariko arambwira ati sigaho ntubikore, ndi umugaragu kimwe nawe, kimwe n'abavandimwe bawe b'abahanuzi n'abandi bose bakurikira amagambo ari muri iki gitabo. Imana niyo ugomba gupfukamira. Ntabwo ndatinda ku Mana ugomba gupfukamira, ntabwo ndi butinde ku bindi. Aho ndashaka kubabwira yuko umumarayika icyo abwira Yohani, kuko Yohani yari umuntu uri mu mubiri nkatwe twese, aramubwira ngo ndi umugaragu kimwe nawe, kimwe n'abavandimwe bawe b'abahanuzi n'abandi bose bakurikiza amagambo ari muri iki gitabo. Ntutekereze rero ko uzaba umumarayika ejo cyangwa uzaba shitani ejo. Ntutekereze ko uzaba dayimoni ejo cyangwa se uzaba mu ijuru rya mbere ejo. Oya, n'uyu munsi, ntabwo ari ejo. Aya magambo azamo kabiri mu Byahishuwe, ariko ubwo ngubwo turakomeza tugenda tubireba. Murabona neza ko uyu munsi icyuri cyo niryo juru ryawe, nubwo utari wabihishurirwa. Kubera iki? Kubera ko hari impamvu nyinshi nazo tuzagenda tubona gahoro gahoro. Ubwo rero aho babwiye ko hazaba imperuka, ngo kugira ngo imibiri ive muri stoke, nta kintu sinzi niba ibyo ndimo kubasomera kuko ndimo gusoma Bibiliya bari bubyumve cyangwa bari bubyemere. Ariko igihe kirageze ngo twongere dusome Bibiliya, tuyisome. Hari ibintu byinshi tugira ngo biravuguruzanya. Impamvu tugira ngo biravuguruzanya nuko ari amagambo adakoresheje kimwe, bigatuma tutabyumva. Impamvu tugira ngo biravuguruzanya n'iki? Nuko harimo n'iyo mvugo ya Bibiliya, imvugo shusho. Impamvu dutekereza ko bivuguruzanya ni iyihe? Nuko rimwe na rimwe tubisoma kugira ngo byinjire muri doctrine iyi niyi iri prédéfinie. Niba hari doctrine tushaka kubyinjizamo, ubwo tukora uko dushoboye niyo byaba bitubwiye igitandukanye n'icyanditse tukabyinjizamo. Ariko si uko bigenda. Reka rero dukomeze tureba muri Luka 20:37. Icyo gihe Yesu bari bamubajije ku kibazo cy'abazaba abazutse, arabasubiza ati nayo iby'izuka ry'abapfuye Musa nawe yabitwumvishije igihe yari yibereye imbere y'igihuru kigurumana, agira akita Nyagasani ngo Imana ya Abrahamu,
Imana ya Izaki n'Imana ya Yakobo. Ntabwo rero ari Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima, koko bose niyo babereyeho. Nongere ngasubiremo neza, Aburahamu yari yarapfuye, Izaki yari yarapfuye, Yakobo yari yarapfuye, ariko Imana ijya kwiyereka Aburahamu cyangwa se nako Moise Musa, niyo nawe yavugaga, yatangira avuga ati Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. No kuvuga ngo ntago ari Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima. Muri Luka 9:32 nanone bongera Petero akagira icyo gihe Petero na bagenzi bari batwawe n'ibitotsi ngo bakanguke babona ikuzo rya Yezu na abagabo babiri bari kumwe. Bagiye kugenda Petero abwira Yezu ati mwigishe, kwibera hano ntako bisa, reka tuhace ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya. Aha nanone ntacyo babahishe, ntabwo abantu bapfa bahindura adresse. Uyu Musa tuzi ko yahambwe nako yapfuye, Eliya tuzi ko yapfuye, ariko ibyo ngibyo nicyo bita gupfa mu mubiri. Mu rwego rw'umwuka n'abantu bakomeza ubuzima kandi bakabukomeza nk'ibiremwa biri mu ishusho y'Imana, mu yandi magambo nk'abamarayika. Iyo dusomye Samuel wa mbere 28 umurongo wa 14-15, Sawuli aramubaza ati urabona iyo Mana isa ite? Umugore amusubiza ati ni umusaza uzamuka yifubitse igishura. Sawuli amenyeraho ko ari Samuel, aramunamira yubuka uruhanga ku butaka. Nuko Samuel abaza Sawuli ati ni iki cyaguteye kumbuza uburyo ugatuma ngomba kuzamuka? Aha nanone ndimo gushaka kubereka yuko abatekereza ko abantu bapfuye entre guillemets bivuge gutyo, bari muri stock, bari ahantu bategereje, ibyo ni ibyabo, ntago ari byo byanjye. Ubwo tuzongera tubigarukeho ku buryo burambuye, ku buryo muzagera mukabona neza ko uyu munsi twino saa turimo tuvugana, uru rugingo rwa Kristo, uri umwana w'ingoma y'ijuru niba ari kubishaka, cyangwa se umwana w'ukuzimu niba ari uko kubihitamo. Ariko ntutekereze yuko ari ejo, n'uyu munsi. Ngira ngo nabiberetse ari Yohana ajya gupfukamira umumarayika ahita amubwira ati turi kimwe. Ntabwo yamubwiraga ko Yohana yari yarapfuye, Yohana yari mu buzima, yari muri iyi si icyo gihe. Nta kiba rero, nta kibi kijya mu ijuru, nta cyiza kizi kuzimu, nta kinyoma kijya hejuru, nta kuri kujya ikuzimu. Aha rero igitumye ndimo kubabwira gutya, ubwo ndasasira n'ibyo namaze kuvuga hejuru, nuko muri iyi si y'umwuka, kuko ahangaha ndi ku isi y'umwuka gusa, isi y'umwuka ibamo twebwe abari hano, ndavuga abagikambitse hano ku isi y'ubutaka n'imibiri y'ubutaka, kuko umubiri nawo ni igitaka, ifatanye n'isi y'abamaze kuva hano ariko batari bajya aho bagomba kujya. Ndabizo hari abahise basimbuka ku ntebe biceho cyangwa se aho bari bavuga tubaje kwigisha purgatori cyangwa se ibindi bisa nayo. Mu byeme cyangwa ntubyemere, nta purgatori nje kubigisha, ariko mumenye yuko umuntu adashiguka hano uwo munsi ajya mu ijuru cyangwa ajya kuzimu. Hari igihe cyo kumwitegereza, hari igihe cyo kumukamuramo ibyo afite cyangwa se cyo kumukuzamo ibyo afite. Ibyo rero nibyo tugiye kureba muri Matayo 22:11. Nuko umwami arinjira ngo arebe abari ku meza, maze ahabona umuntu utambaye iby'ubukwe. Aramubwira ati mugenzi wanjye, waje ute hano udafite umwambaro w'abakwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati ni mumubohe amaguru n'amaboko, mumujugunye hanze mu mwijima, ahazaririra kandi agahekenya amenyo. Aha icyo nshaka kubabwira ni iki? Nuko hari abantu bagenda bakaba bashobora kwihisha cyangwa se kuhihisha hano, niko ushobora no kwihisha hariya. Ibyo ubukozi bw'umuntu ntabwo bugira umupaka, nkuko n'ibyiza by'umuntu bitagira umupaka. Aba rero nibo umwami cyangwa se abamarayika baza kureba bakavuga ati wowe umwanya urimo si wawe, igirayo. Ibyo ngibyo bikorwa umuntu yambutse. Ubwo mu yandi magambo ntumutekereze ko umuntu ajya muri stock, oya, akazi karakorwa, akazi kakomeza gukorwa. Ntutekereze ko uzajya guhemukira abana b'Imana bakakureka
ngo kubera yuko utegereje kuba muri stock ukazava uyu munsi. Muri Matayo 25:28-30 barongera kuvuga ngo ni mu mwambure ya talenta maze muyihe ufite amatalenta 10 kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite namba bazamwaka n'utwo yaganyiragaho. Naho uwo mugaragu w'imbura mumaro ni mumujugunye hanze aho azaririra kandi agahekenya amenyo. Ibi ni iki rero? Ubwo tugiye kubibona turebye nanone muri Mukamisiri cyangwa Kuva 3:21 bagira bati nzatuma iyo mbaga ibona agahenge ku banyamisiri, maze igihe muzahagurukira mwe kuzagenda amaramasa, ahubwo buri mugore azasange mugenzi we baturanye cyangwa umucumbikiye amutira ibintu bya feza n'ibintu bya zahabu n'imyambaro muzambika abahungu n'abakobwa banyu, bityo muzasahure abanyamisiri. Ntago Imana ishobora kukwigisha ngo ntuzibe, ariko ngo nirangize kubwire ngo sahura abanyamisiri. Nta nubwo yanakubwira ngo uwo muntu umuhambire mujugunye kubera yuko atabashije kunguka mu matarena. Ahubwo ibi ngibi bishushanya iki? Mwibuke ko rura rugendo rw'Umukamisiri ni igishushanyo cy'inzira abantu banyura mu gihe bari mu ijuru, kugira ngo babashe kubakamura mo bamenye buri muntu ahaje icyari cyo cyahatse. Bitavuga ko batakiza, ariko bagira ngo umuntu ubwe abashe kubyibonera, kuko ijuru ryo rirakuzi, ariko wowe ufite uko wibona. Ubwo bwibone bwa nibwo bagomba kugukuramo kugira ngo umenye icyo uri cyo, umenye aho ugiye n'impamvu hagiye. Niba ugiye kuzimu umenye impamvu ugiye kuzimu, niba ugiye mu ijuru umenye impamvu urigiyemo. Aha rero bisobanura iki? Kwa ari amatarenta, reka dufate abantu barimo gusangira ku isahane imwe, ibiryo ntibihinduke muri mu kurya, ndavuga isahane ari imwe. Ngo niba hari umwe udahari, ibiryo biba byinshi kubera iki? Kuko urya ibiryo bya babiri uri umwe. Naha rero iyo Imana igukuye ku ruhande umuntu waguteshaga umutwe, umuntu wakononaga, uhita ubyibuha, uhita wiyongera. Nicyo birimo gusobanura. Uyu nguyu amatarenta bamwaka bakayahunda, ntago bazaka mugenzi wawe byara afite ngo babiguhe, ahubwo bazamugukura iruhande. Niba mugukura iruhande, icyezezi cye kigireyo, izuba yagucuraga cyangwa igicucucu cye kigireyo, ubukozi bw'iyo yagukoreraga bwigireyo, bityo ubashe gukura mu mwuka. Nicyo barimo kutubwira hano muri Mukamisiri 3:21. Nicyo bivuga, ni ukuvuga ngo ibyo abanyamisiri hariya n'abarimbukaga bari bafite barabyatswe, cyangwa se aya masomo avuga kimwe, barabyatswe bihabwa abagomba gukira. Nabahe? Ni Abayisiraheli, cyangwa se Abayisiraheli bisobanura iki? Bisobanura abari mu kuri n'urukundo. Ubwo rero mujye mwumva neza ko ikibi ufite ntabwo uzakinjirana mu ijuru, ikinyoma ufite ntuzakinjirana mu ijuru, nk'uko icyiza ufite utazakinjirana ikuzimu, ukuri ufite ntuzakwinjirana ikuzimu. Hari igihe cyo niyo mpamvu hari n'abatubwira ngo muzabanza munyure mu kayunguruzo nka zahabu. Ntako kayunguruzo ugomba kunyuramo kugira ngo usigare uriwe. Bitavuga ko Imana ibitabizi, ahubwo wigira ngo wowe ubwawe ukora urugendo muri wowe rwo kubyumva no kubyakira, kumva neza ikigutuye, kandi ukamenya n'uburyo ugikoresha, ukamenya n'amategeko y'ijuru. Kuko abenshi tuva hano urebye uyu munsi nta n'ikintu twizi ukurikije uko tusigaye twiberaho. Muri Zakariya 8:23 turavuga ngo avuze atya Uhoraho umugaba w'ingabo, uwo munsi abanyamahanga 10 bavuga indimi zinyuranye bazafata igishura cy'umwambaro w'Umuyahudi, bazamwizirikiyeho bavuga bati turashaka kujyana nawe, kuko twumvise bavuga ngo Imana iri kumwe nawe. Iki gishura ni ikihe baba bagomba gutakaza bari 10, cyangwa se bagomba guha umwana w'ijuru, cyangwa se wa Isirayeli cyangwa wa Siyoni? N'iki bagomba kumuha? Nuko kuri kwabo baba bafite badashobora kujyana ikuzimu, bazakwikuraho, bazakubakuraho bagende batyo. Kuko ntabwo ikibi kijya mu ijuru nk'uko ikiza kitagikuzimu. Ibyo ugomba kubitakaza ukagenda buhirihiri, cyangwa se ukazamuka ubyibushye. Nicyo baba barimo kudushushanyiriza hano muri Daniyeli 8:24-15 bagira bati imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari izubwe. Aziyarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera,
azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Aha mu byumve ko bireba cyane cyane abantu bari muri kiriya gice cy'umwuka, bari ku kayunguruzo. Kubera iki? Kubera ko nta burinzi buhagije baba bafite. Icyo gihe ubabeshya ashobora kubabeshya, ushobora kubahemukira ashobora kubahemukira. Icyo gihe rero niho Imana iba igomba kuba hafi kugira ngo hatoya batamburwa ibyo bari bafite, kandi atari abana bo kurimbuka. Aho ngaha nicyo bino muri byo muri Daniyeli bishushanya. Ubwo nge sinjya nsoma Bibiliya nk'uko abenshi mu bidusomera mukoresheje imisozi hano ku isi cyangwa ibirimo kubera hano ku isi. Oya, turi mu ijuru n'isi bifatanye. Ibibera mu ijuru bidufiteho ingaruka nk'uko ibibera hano ku isi bigira ingaruka mu ijuru. Twebwe rero tujye tumenya yuko ibyo dukora byose byonona cyangwa se bikuza ingoma ya Yezu. Ibyo rero nanone ni nabyo batubwira mu Byahishuriwe 21:3 aho bagira bati, hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse ku ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu izabana nabo, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo. Izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi, icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Aha nanone niba bavuga ko abantu batazongera gupfa ukundi, ni ukuvuga ko ari abantu batakiri muri iyi si, nibo barimo kubwirwa hano. Kuko abantu ntimuzongera gupfa ukundi, barapfuye, ndavuga guhindura adresse, ntabwo bazongera gupfa ukundi. Ni ukuvuga ko Imana ibarokoye ibyo bigeragezo. Ni nayo mpamvu iyo usomye imbere aho bavuga ko ntawe uzongera gukuramo inda, ntawe uzongera kugira gute. Ariko ibyo byose ni agahinda n'amarira baba barimo, kubera yuko mu isi y'umwuka ho abakora nabi baba bafite imbaraga zabo, nk'uko n'abakora neza bafite imbaraga zabo. Nta kintu baba bahisha. Kubera iki? Kuko imbere n'inyuma biba bisa. Hano hari ibintu byinshi bitaba. Kubera iki? Kuko umuntu agerageza kukwitwaraho neza kandi wenda imbere akwanga. Ariko mu isi y'umwuka ibyo ntabwo biba bikiriho. Abantu baba bakora bunyamaswa cyangwa se bakora nk'abamarayika. Ibyo rero nanone uko iyo ngoma ikora, iyo ngoma y'ijuru n'isi, turabisanga muri Zaburi 111. Uhoraho yabwiye umutegetsi wanjye ati, cara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi wawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Aha ngaha ni ukukwereka yuko iyo ngoma ihaguruka mu ijuru ikagera hano ku isi, n'abanzi b'abana b'Imana cyangwa se abanzi bacu, Yezu arabatsinda akabigezayo, haba mu ijuru kuko abo banzi turabafite, haba na hano hasi. Kubera iki? Kuko mu isi y'umwuka igizwe n'ibinyamwuka, ibyo nababwiye, turi hagati y'ijuru n'ukuzimu. Ni ukuvuga ngo ijuru riradukeneye nk'uko n'ukuzimu kudukeneye. Ni twebwe rero tugomba gufata kugira ngo ukuzimu kutadutwara. Matayo 28:18. Nanone ubwo ndongera mvuga uko iyo ngoma yubatse. Yezu arabegera ababwira ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Ni ukuvuga ngo biva hejuru biza hasi ku ino si dutuyemo. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzayinjiramo ejo utayinjiyemo uyu munsi. Iyo ngoma uyinjiramo uyu munsi, ntabwo uzayinjiramo ejo. Tugarutse rero ku bimaze kuvugwa, nitureba ibivuga mu Byahishuriwe 12, ntago uyu munsi nshobora kwigisha imirongo yabyo yose, ntibishoboka. Tuzumva neza ibigeragezo by'itorero mu isanzure. Tuzabyumva mu rwego rw'ijuru rya mbere, tubyumve mu ijuru rya kabiri, tubyumve n'ingaruka bigira ku bantu turi hano kuri iyi si cyangwa se mu isi y'umwuka. Yezu rero ashyira ibintu mu buryo igihe cyose ku isi y'umwuka hajemo ibyigomeke byinshi, kuko Imana itagiye cyangwa Yezu atagiye ashyiramo, atagiye agarura ibintu mu mwanya wabyo, ingoma yarindimuka. Icyo gihe rero tuzumva uburyo n'itumanaho hagati y'ijuru n'isi rikorwa, uko ibintu bimanuka hejuru bikarinda bigera kuri njyewe mu rwara rwanjye rw'ikirenge. Mu yandi magambo, byanyuze ku mutwe bikarinda bigera mu rwara rw'ikirenge. Ibyo tuzabigarukaho umunsi tuzareba Ibyahishuriwe 12.
nongeye mbabwire ko ari ibyahishuwe ntago ari ibyadogeye, kuko abantu benshi bose n'ibyahishuwe ugira ngo barimo gusoma filime y'ubwicanyi iteye ubwoba. Ni ibyahishuwe ntabwo ari ibyadogeye. Ubu rero mbaye ngize icyo mbivugaho, nababwira ko ibyahishuwe 12 hari umurongo umwe dusanga muri Yesaya 24:4 ubishushanya neza, ubivuga ku buryo bw'incamake. Yesaya 24:4 uragira igihugu kiri mu cyunamo kirononekara, isi yose iriho iracyendera, ijuru naryo ryacitse intege kimwe n'isi. Mwumvishe neza barimo kutubwira ko igihugu kiri mu cyunamo. Igihugu ni ukuvuga ngo ukwemera kuba kwashize, c'est le peuple, donc ukwemera kuba kwashize kirononekara. Iyo uri mu cyunamo mu rwego rw'umwuka ni ukuvuga ngo ukwemera kuragwa, kwamara kugwa ibikorwa by'urukundo bikononekara. Ubwo niyo mpamvu ari amagambo akurikiranye, ukwemera kwaguye bikononekara, ibikorwa biva kuri uko kwemera. Isi yose iriho iracyendera. Ahangaha ni ukuvuga ngo iyo kiliziya yaguye, n'abatari muri kiliziya n'abadasenga nabo ubwabo baragwa. Niyo mpamvu barimo kubwira ngo isi iracyendera, ijuru naryo ryacitse intege kimwe n'isi. Ni ukuvuga ngo bigira n'ingaruka no ku ijuru ubwaryo. Niyo mpamvu rero burya iyo wicaye hasi ushyize amavi, utarya yarya, udasabeshya, urimo gusenga, burya urimo ukiza abo muri kumwe, ukiza isi, ariko n'ijuru ubwaryo riba rigukeneye. Kubera iki? Kubera ko twabibonye hejuru ko ibirenge by'Imana biri ku isi. Mu yandi magambo, ntabwo Imana ishobora kuba isi ritariho, kuko ariko yubatse ubwami bwayo. Nta nubwo ijuru rishobora kubaho isi itariho. Ibi bintu bigomba gukurikirana nk'uko uruhu rwawe ruvuyeho byanone inyama z'imbere, bikazakutera na kanseri, bigatera n'iki. N'ubwami bw'ijuru nuko bwubatse ku buryo niba wononekaye inyuma, byonone, ni ukuvuga hano ku isi twebwe twononekaye, byonona abarimo hagati, byonona abari hejuru. Mu yandi magambo, ijuru rifatanye n'isi, nta kantu na kamwe kaburamo. Ni ukuvuga ngo uhagaze uri mu mwanya wawe, iyo uhagazemo neza ubyibushye ijuru, iyo uhagazemo nabi wica ijuru, wonona ijuru. Uko twe rero tudohoka ku ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu Kristo, twica wa mubiri wa Kristo, kuko umurunga uhuza ijuru n'isi ugenda ucika intege. Mwibuke ko mu ijuru rya mbere nababwiye ko habaye inkoramutima. Izo nkoramutima zigakurikirwa n'abatowe, abo batowe bagashyigikirwa natwe abahamagawe. Ni ukuvuga ngo abahamagawe abatowe baduhagazeho nk'uko inkoramutima zihagaze ku batowe. Ngiye ingoma y'Imana iva hasi ijya hejuru, ikava hejuru iza hasi. Muzarebe urwego rwa Yakobo, nicyo burya rwadushushanyirizaga. Nitureba Izayi 36:1, Uhoraho avuze atya, ijuru ni intebe yanjye y'ubwami, isi kabaho nkandagizaho ibirenge byanjye. Ntacyo nongeraho, turabyumvikanaho. Ngibyo rero, ngayo nguko icyo bivuga kuba ingingo za Kristo. Kandi izere ko Kristo unkunda, udukunda, arakomeza kutubamo, akatubamo kugira ngo umwuka udusobanurire. Nzi ko ibyo maze kwigisha si ku bwanjye, kandi si no ku bwanjye muzabyumva, ahubwo ndakomeza ngira nti Yezu wowe nzira n'ukuri, twiringiye impuhwe zawe, kandi twongerere mu mutima inyota nyinshi yo kugushaka igihe n'imburagihe. Dusabirane rero, kandi Yezu Kristo ineza yawe iduhoreho nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.